abagomba kugira uruhare kugira ngo uburezi bube bwiza ku mwana ni umwana uri kwiga, ni umubyeyi uri mu rugo uri kumufasha, ndetse n'umwarimu uri kumuha amasomo. Kuri uyu munsi wa none ababyeyi bakaba bahugiye mu kugura imyambaro n'ibikoresho by'abana kugira ngo basubire kwiga umwaka w'amashuri mushya wa 2024 na 2025. Akaba ari nayo mpamvu rero ndaha mu kubagezaho inkuru nziza yuko hari gahunda yatangijwe ku mpamvu zo gufasha abana bacu. Nk'ababyeyi ni ubuhe buryo dushobora kubafasha ku ruhare rwacu kugira ngo turutange, wa mwana none azahabwa ayo masomo anayakore neza anayatsinde. Twaba dutangiranye rero n'ababyeyi bagera muri 20 aho muzajya mwirebera namwe uburyo tuzajya tubafashamo. Birashoboka ko uri umubyeyi utaboneka ariko hari ibyo ushobora gukora kugira ngo umwana wawe akomeze kugira ubumenyi kandi bumugirire akamaro. Ushaka kutwiyungaho rero watwandikira, hanyuma noneho tugakomezanya gahunda yacu nk'uko bisanzwe. Iki kiganiro kikazajya gicaho buri ku cyumweru, aho tuzatuganira n'abana cyangwa se n'amashuri agiye atandukanye, hanyuma n'ibyo tuzaza tubabwira cyangwa se tubaganirizaho kugira ngo abana babashe kunguka ubwenge no kongera ubumenyi. Naho ubutaha rero nk'uyu munsi wo ku cyumweru, gahunda tuzajya dufatanya turere abana bacu. Wabillahi tawfiq, mugire umunsi mwiza.